abyara umwana afite ishashi mu mutwe ebyiri. Nisengesho ryamubyaje uri byari kuvamo. Amaboko yari azirikishije cagi n'amaguru yari aziritse. Ndasaba protokole mube maso. Hari imbaraga igiye kurekura muri aka kanya. Hari imbaraga y'abarozi igiye kurekura muri aka kanya. Imbaraga yafashe ubuzima bwe. Imbaraga yafashe ubuzima bwe. Senga, senga, senga uzamuye ku biganza byawe. Senga uzamuye ku biganza byawe. Senga, senga. Hari imbaraga, iyo mbaraga iramanuka. Iyo demone mama. Rande shete perototova. Ramini mini mone mama. Rakata tala mama. Etokire mene mama. Rande shete perotona mama. Ataki wowe ngo nuri musima. Ariko nagira ngo ubwire ikirwanya mugenzi wawe ntacuzi. Ariko uko byagenda uko ariko kose mwijuru hari Imana yaduhamagaye kandi hari Imana ishoboye byose. Bibiliya iratubwira ngo umuntu yaba ari kubibakarira ariko yaba ari gusarura agaseka. Hari imbaraga y'abarozi igiye kurekura aba bantu kandi mugiye kubona ukuboko kw'Imana muri aka kanya. Protokole mudufasha abantu bazane muri numvise Imana ivugana nanjye ngo hano hagati mu iteraniro hari umuntu boherereza imbaraga z'abarozi bakazohereza mu mwuka w'inzoka. Yarangiza iyo nzoka ikaza igakora ku bwonko, igakora ku bwenge bw'uyu mwana w'umukobwa. Yarangiza agata ubwenge. Rekura, 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 rekura. Pakitabo, renosike taraba, etokishe kota. Atamine nono. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Izina rya Yesu. Ariko nari umuntu ufite ubwoba nk'uko agiye gupfa, reka nze ndaje mu kanya gato. Hanyuma mutambukana umukozi w'Imana. Abafite Bibiliya na agenda mwabihagurukana twakira ijambo ry'Imana. Uyu mukozi w'Imana aravuga abavandimwe. Nubona utari gusubizwa ntugire ngo biravuye kuri we, wibaze ko wenda dayimoni yakunyaze. Ariko uyu mugabo ariho amavuta y'Imana. Bwana asifiwe. Nari mbasabye ko twahaguruka twakira ijambo ry'Imana niba bitabagoye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanyitaba mukavuga ngo amen. Ari abantu bakunda ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi. John rero abakozi b'Imana bakunda ijambo ry'Imana rivanze n'ubuhanuzi n'iyerekwa. Nanjye ndimo kandi undebere no kuri kw'Imana. Undebere aho bigeze. Nta muntu wanga icyo Imana ivuze. Bwana asifiwe. Mwanyitabye cyane ngo amen. Hanyuma reka mvuge buhoro. Reka mvuge ikintu ntari navuga kuva natangira itorero. Niba narakivuze ni nka rimwe ariko ntabwo ndakivuga. Bwana Yesu asifiwe. Mwanyitabye ngo amen. Murankunda mwese. Baza umuntu wajyanye ngo pasiteri uramukunda utabeshye mu mbarizi. Agusubize, agusubize. Murankunda. Niba munkunda rero. Amen. Oh.
amen. Reba rero mugenzi wawe umubaze ngo usigaranye akanya kangana iki ko kuba hano. Akubwiye ko kagera nko mu isaha. Ngaho rero wicaye nashaka nahagu muhagurutse nanabyanga umuhagurutse ku ngufu arika. Dore impamvu nkubwiye amagambo. Turi mu kwezi kwa 9. Murabizi neza ukwezi kwa 9. Umva ikintu nabo. Umubyeyi atwita amezi 9. Uranyumva neza? Muri ayo mezi 9 iya amaze kuzura, umwana ari mu mama we abishaka atabishaka, mwana atangira kuvuga ngo ntabwo binkwiriye kuba hano, ahubwo hari ibintu nshaka kureba, hari ibintu ndi kumva. Umwana akabyigana n'inda, umubyeyi akagerageza kubihisha, umwana akajya avuga ngo uko byashoboka kose jyewe ndasohoka kubera ko amezi 9 yageze, nje kugira ngo mbanze nguhanurire ngo igihe cyawe cyageze. Babishaka batabishaka cyageze, babishaka bashabishaka cyageze. Niyo umubyeyi yiha ibintu byo kwanga gusunika umwana, bazana icyuma barangiza umwana bakamuteruramo. Kubera iki? Igihe cye kiba cyageze. Dumana icyubahiro. Ngaho rero wicaye muhagurutse dusoma ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nimwicare rwose. Tuzaririmba indirimbo z'umwana we ntama wanesheje. Ako reka tuzamure haleluya imwe gusa. Ongera uyizamura ari imwe yonyine. Ibintu biri kubera hano ibintu bidasanzwe. Muzaniye ijambo rivuga ngo Imana yanze kuruhira ubusa. Wowe murebe mu maso mubwire ngo Imana yanze kuruhira ubusa. Murebe mwitegereze umubwire ngo Imana yo mu ijuru uyu munsi uko kwezi uyu mwaka yanze kuruhira ubusa. Kubera iminota mikeya ngiye gukoresha, si ngombwa gukoresha iminota myinshi, ahubwo ni ngombwa ngo Imana ikorere mu gihe cyayo. Dusome ijambo ry'Imana bite njya kwiyicarira. Mu yandi magambo mpanura uko nategetswe. Reba mugenzi wawe mubwire ngo ariko ko mbona usa neza ra. Igitabo cyitwa Kuva igice cya 2, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Reka twihute. Kuva igice cya 2 umurongo wa mbere. Umugabo wo muri uwo muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi.
mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Ndashaka gusoma mu gice cya mbere umurongo wa 22. Aravuze ngo Farawo ategeka abantu bose ati, Haleluya, umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Mumbwirire ngo Imana yanze ko uruhira ubusa. Amen. Nitwa John Ndayisenga, imbere habanza pasiteri, niyo utabivuze ngira ngo uvuze abandi. Umugabo w'umudamu umwe n'umwana umwe. Tuyihe icyubahiro rero. Nubona ndi kugenda nitonda wihangane kuko ndacyari umugeni, ubwo utwo tuntu turacyatumura two kutagenda nihuta. Ikindi cya kabiri, nubona ndi guseka ntubitindeho cyane, ikinsetsa cyahageze. Amen. Haleluya. Tuyihe icyubahiro rero Imana. Menye kutarobanura ubutoni uwagukiranukiye uramu. Amina. Haleluya. Wogendana nawe banga ndarize akira yarimo aya nguhaye nayo kugira ngo wowe umpanga amaso umenye icyo gukora, kugira ngo dufatanye kwivugire Yesu. Murebe mu maso mumubwire Imana yanze kuruhira ubusa. Nyoge ndamushavuza ntareka kumunda nakwiriye igisubiza aho Yesu ari, cyane no kwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu abunda. Rekeraho, hoya rekeraho. Mundebere mu maso mumbwirire ngo kwanga yikoze ubusa. Diwe rwose nakwanga ndandeba n'ukuntu rero genda numva nanakwanga, mumbwirire ngo urikoze ubusa. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda wewe, arankunda wewe. Icyubahiro Yesu. Ongera uzamure haleluya. Zamura cyane haleluya. Kuko yangiriye neza. Mana kuko yangiriye neza. Mana kuko yangiriye neza. Iyi Mana kuko yangiriye neza. Kuko yangiriye neza. Kuko yangiriye neza iyo Mana. Ayo masiwe, ayo masi yanyariye, ayo masi, amasi yanyariye, ayo masi, ayo masari hehe, ayo masi yawe, ayo masi. Amina. Haleluya. Amaboko se n'ayawe cyangwa wayatiye? Ayo mashyi we ari Amina. Haleluya. Uzikurinda Mana we, urakomeye cyane. Warinze ababyeyi, urinda abakobwa, urinda n'abasore, uzikurinda, urakomeye cyane, uzikurinda. Amina. Haleluya.
ugenzure wumve ko ingingo zawe ibice byose by'umubiri bikora. Haleluya. Uzi kurinda we, warinze ababyeyi, urinda abakobwa. Amina, haleluya. Noneho mumbarize ngo ko hagurutse ayo mashyi we, ayo mashyi. Imana yo mu ijuru yanze yuko uruhira ubusa, yanze yuko bagutwara ibyawe ku busa, yanze yuko bakwandagaza. Imana yo mu ijuru yanze yuko waruhira ubusa. Imana yanze kuruhira ubusa. Atwinjire mu ijambo gato ariko narakubwiye mpagaze imbere yawe, ubanza kuri ibitekerezo kuri wowe, uhita ubitwara mu rugo, bitware mu baturanyi bawe, ubitware mu kazi kawe. Nta bintu ubona bagiye gutwara, nta bintu ubona utagifitiye igisobanuro kandi warabikoreye. Imana ivuganye nanjye rero, ntabwo yakwemera yuko uhora ubabaye, ntabwo yakwemera ko babitwara, ntabwo yakwemera gusaba, ntabwo yakwemera ko baguseka. Imana yaza kuruhira ubusa. Uyu munsi Satani abishaka atabishaka turi mu kwa 9, amezi 9 yashize. Umwana ntabwo bigombera ngo imbaraga, niyo wanza kumusohora bafata icyuma bakabaga inda bakayisatura, ariko umwana akavamo kubera ko aba yarambiwe. Akubanza wabuke ku maguru yawe, haguruka wowe, zamura ku biganza byawe. Kugira ngo utekereze ku kintu kimwe cyangwa bibiri kugira ngo dukomeze kumva ijambo. Mu gihe umushumba hano yari arimo avuga ijambo ry'Imana nicaye, numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo uyu munsi hari abantu bagiye gukurwaho igisuzuguriro, hari imbaraga z'abarozi zigiye kurekura abantu. Ndetse tukiri aha mu iteraniro, hari imbaraga z'abarozi zimaze guta agaciro, imbaraga zitwara umuryango wawe, imbaraga zafasha abana bawe, imbaraga zafasha akazi kawe, imbaraga zafasha ibikorwa byawe. Numvise Imana ivugana nayo ngo hari imbaraga zigiye guta agaciro kandi ukabona ikimenyetso cyiza. Fata umwanya w'umunota umwe cyangwa ibiri dusenge, ugira imbaraga uvuga ngo nzinde kure. Zamura ku biganza byawe, urakomeye Yesu, uri byose. Zamura ijwi ryawe usenga. Rakatatalabonoma endosike porebonoma. Uri Imana, urakomeye, uri byose muri byose. Uri Imana tudashidikanyaho gukora, uri Imana yirukana abadayimoni, uri Imana ihanje abarozi, uri Imana ubasha kurwanya ibiturwanya, uri Imana ubasha kunaniza ibitunaniza. Senga, 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 kuko hari Imana imanuye Mwuka Wera. Mwuka Wera hari ibintu agiye gushwanya gusa muri aka kanya. Mwuka Wera hari imbaraga z'abarozi agiye gukuraho muri aka kanya. Senga, zamura ku biganza byawe kugira ngo dusenge. Rakatatalabone mama endosike pereberebo rakatambere meneko esokire menemo marakotatalaba. Senga, senga, hari imbaraga y'abarozi igiye kurekura muri aka kanya. Zamura ku biganza byawe, zamura ku biganza byawe. Hari imbaraga ndi kumva imanutse muri aka kanya. Iyo mbaraga ugiye kuyumva, iyo mbaraga ugiye kuyumva.
kuyumva protokole mube maso iyo mbaraga ndi kuyumva imanuka muri aka kanya hari umuntu ugiye kumanikirwa n'iyi mbaraga hari imbaraga y'umwuka wera imanutse iyo mbaraga ndi kuyumva niyo mbaraga ndi kuyumva rakatatarabone mama rekotararaba etokire mene mama rande sheke perevene mama atakiwa rebotokuta atare mone mama ndasaba protokole mube maso hari imbaraga igiye kurekura muri aka kanya hari imbaraga y'amaraso igiye kurekura muri aka kanya imbaraga yafashe ubuzima bwe imbaraga yafashe ubuzima bwe senga 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 uzamuye ku biganza byawe senga uzamuye ku biganza byawe senga senga hari imbaraga iyo mbaraga iramanuka iyo mbaraga iramanuka muri aka kanya iyo mbaraga iramanuka ngiyo 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 iyo mbaraga ijya kuvana imbaraga z'uburozi muri aka kanya hari aho bari barakuboheye muri aka kanya bagiye kumukurayo senga 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 kuko hari imbaraga igiye kurekura umuntu in the name of Jesus in the name of Jesus iyo mbaraga irarekura muri aka kanya iyo mbaraga irarekura muri aka kanya senga ku biganza byawe usenge atakatarabone mama mama rende sheke peperebo atakiware mone mama rande sheke perepotoba ramini mini mone mama rakatatarabo mama etokire mene mama rande sheke perebono mama atakiware bokotaraba rakatatata 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 ekotata ekotere mama ekotara ekotatangere mama etokire kwa rakatatara rakatatara baba ekotatere mama atakiware mone mama zamura ku biganza byawe zamura ku biganza byawe muri aka kanya zamura ku biganza byawe hari imbaraga y'Imana igiye kumanuka muri aka kanya nkeneye yuko uzamura ibiganza byawe zamura ku biganza byawe hari ikirere gihindutse muri aka kanya kuko hari imbaraga z'abarozi Imana yamaze gutandukanya izo mbaraga ubwo bakongera kubyohereza n'ibiri bukugeraho agaciro zamura ku biganza byawe yesu akazabo yesu ekotata yesu yende kotata bakire sheke bakire sheke tala atakire etokume randa sakaya atakiwa rakata ebele lele kotata rakata senga senga zamura ku biganza byawe usenge hari ukuboko kw'Imana ugiye kubona muri aka kanya hari imbaraga imanutse muri aka kanya iyo mbaraga iramanuka ngiyo iyo mbaraga ngiyo 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 fire rakata imbaraga z'abarozi muri aka kanya zirata agaciro rakata iyo mbaraga iyo mbaraga iramanuka iyo mbaraga iramanuka iyo mbaraga iramanuka iyo mbaraga y'Imana iramanuka rekotata sekata atakitaraba dando sesiba barake 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 uragiye wa baraka biwe uragiye wa baraka biwe iyo mbaraga irashobora kanya iyo mbaraga irashobora kanya zamura ku biganza byawe ndikumva ikirere gihindutse ndikumva hari Imana iri kuvugana nanjye thank you Jesus thank you Jesus reka musaba uzamure ku biganza byawe utuje fire tuzaho gatuzamure ku biganza zamura ku biganza byawe utuje twese tuzamura ibiganza hejuru imbere y'Imana hari imbaraga y'Imana igiye kurekura aho bari baramugejeje ibiganza byawe hejuru hari imbaraga zamura ibiganza byawe hejuru imbaraga igiye kubayo imbaraga y'abarozi igiye kurekura
iyo mbaraga iramurekura, iyo mbaraga iramurekura, wambaraga urarekura, wambaraga urarekura, nawe bakohera vayo, uruwa murozi uravayo, 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 twese reka tuvuge ngo fire. Protokole umutere umuzane hano bakoze Yesu, umutere umuzane hano bakoze Yesu, baratara basabo tambuka batere protokole, hari imbaraga y'Imana imanutse muri aka kanya, ibintu biri guhinduka, abantu bazana ibintu biri guhinduka. Nkeneye kubona wowe uzamura ibiganza byawe, wowe ubona uri muzima, ariko nagira ngo ubwire ikirwanya mugenzi wawe ntacuzi, ariko uko byagenda uko ariko kose mu ijuru hari Imana yaduhamagaye, kandi hari Imana ishoboye byose. Bibiliya iratubwira ngo umuntu yaba ari kubibakarira, ariko yaba ari gusarura agaseka. Hari imbaraga y'abarozi igiye kurekura aba bantu, kandi mugiye kubona ukuboko kw'Imana muri aka kanya. Protokole mu gufasha abantu bazane hano batwegere atakiware kugira ngo shati ya mikrofone y'umugozi ntabwo byakuza atari imene mama najyaho ngaho mu ndaremo Jesus rakatatabo zamura wowe ku biganza byawe hubi, kuko hari imbaraga igiye gutagaciro muri aka kanya. Atakiwa ihangane, uwo muntu nimugufashe atakimo hari imbaraga y'abarozi igiye kurekura muri aka kanya, hari imbaraga y'abarozi igiye kurekura muri aka kanya, imbaraga y'abarozi igiye urahiye wamaragambiwe, urahiye wamaragambiwe muri aka kanya, igiye kurekura umuriro kubera ko Imana y'abarozi igira abantu yatabaza rakatapa etokiremo randekotireba seketereba, wambaraga urarekura muri aka kanya. Ntacyo tugana nawe, umuriro w'Imana wakumanukiye, iyo mbaraga ibaruzura rekura, 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 atakiremo rekura, wambaraga we soka, 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 mbaraga z'Imana urarekura, urarekura ubuzima bwe, rekura, 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 soka ugende, soka, 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 ataki rakatatarabo etokile bebe rakatatarabo baba etokile baba rakatatarabo ekotatarabo baba etokile bebe baba rakatatata, umuriro w'Imana, uwo muriro urakutwika, soka, rekura, soka, rakatata, rakatata, taki, rakatata, urakoze Yesu. Abari inyuma twari Imana amatarangira amashimashira ko ayo mashi yakome aho inyuma hari abandi baraje barashaka kubohora bafite imbaraga z'imwishi tapi rokotatarabo in the name of Jesus. Sokata tapi rekota reka tuzamure ku biganza byacu, zamuraho ku biganza kuko hari igikozi Imana yacu. Reka twese tuzamurire haleluya, tuzamurire haleluya, ongera uzamure haleluya. Imbaraga, imbaraga, imbaraga za Yesu, imbaraga zuwasutse izina rya Yesu Kristo kabutabutuzi. Amen, haleluya.
fashiriza protokole uyu mukobwa muhagurutse. Ako protokole ziri he? Aba protokole ba hano bari. Sure b'imbaraga. Atakiwe areba. Kambabwiye. Turi hano kugira ngo icyubahiro cy'Imana Hallelujah. kiboneke. Hallelujah. Igihe nari ntangiye kubwiriza numvise Imana ivugana nanjye ngo hano hagati mu iteraniro hari umuntu boherereza imbaraga z'abarozi bakazohereza mu mwuka w'inzoka. Yarangiza iyo nzoka ikaza igakora ku bwonko, igakora ku bwenge bw'uyu mwana w'umukobwa. Yarangiza agata ubwenge, rimwe na rimwe yaba ari ku buriri bwe agahubuka akagenda nk'inzoka. Imana ivugana nanjye ngo mbere yo gukomeza kubwiriza tubanze tugire umwuka tubanza gukubita hasi kugira ngo ijambo ry'Imana rigire icyo rikora mu bantu. Nicyo gituma dutangiye dusenga. Gira hibi. Nagira ngo mbasabe maneka ku biganza byawe. Raise up your hands. Muri aka kanya Mbaraga za Yesu. nagira ngo twese tumufashe, ariko uyu ni uwo gufashwa cyangwa zamura ku biganza byawe tumufashe. Tugiye kumwerekezaho ibiganza. Unda kwibwirira protokole wahagara inyuma y'uyu muntu. No gufata umwanya wo kongera gukora amasengesho yo gusengera protokole kugira ngo ubwoba bushire. Binimba ivuga gutyo twese dukorera Imana imwe kandi ishoboye byose. Rero kubwira protokole ni nkuko nanjye waza ukamugura ndi umushumba ukavuga kwiye kongera gusenga kugira amavuta y'Imana kubeho. Ibyo bintu hari icyo bitwaye. Kwiye gusenga ukirukana umwuka w'ubwoba ku buzima bwawe. Haleluya. Hano nta kintu nakora udahari. Reka nkubwire, nta muntu numwe wakwigera umenya yuko watetse amavuta udafite agatunguru. Ubwo uranyumvise ra? Nubwo wacamutse amavuta kuzura ingunguru, nta muntu wamenya ngo watekesheje amavuta udafite agatunguru. Kuko iyo ugashyizemo abari hafi bumva ibintu bivuga ngo abari bari kureba kumva ibintu bihumura bakavuga ngo uyu munsi ntabwo yatogosheje ahubwo yakaranze. Bakiri hano kugira ngo dufatanye. Mucuranza agahagarara mu nshingano ye, munyamasengesho mu nshingano ye, umushumba mu nshingano ye, mukristo bityo tugaha Imana yacu icyubahiro. Bali shimwe cyane. Nagira ngo tumufashe, zamura ku biganza byawe. Hallelujah. Hallelujah. Aka kanya dushyireho iherezo kuri uwo mwuka w'inzoka utera ubuzima bwe, maze yongere agire ubuzima. Atakiremo pokito para wa mwuka we turakunaniza, turakunaniza rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bwe. Fire, fire, muriro w'Imana uragutwika. Rekura, 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 rekura. Takitabo erendoshike taraba etokishekota atamile norobo randikota rekota tarabo. In the name of Jesus. Ataki soka sekota takire baba rekotaraba rende kotara rashike sere etokiwa mama rakatata pitala sala. Thank you, Jesus. Atakiri soka soka takiri soka in the name of Jesus. Muhagurutsa wumva ubuzima. Hallelujah. Imana ishoboye byose. Hallelujah. 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 Biganza hejuru. Hallelujah. Biganza hejuru. Hallelujah. Biganza hejuru. Biganza. Hallelujah. Nanyene biganza hejuru. Hallelujah. Hallelujah. Kutwarucha. Hallelujah. Kwese. Hallelujah. Kwese. Hallelujah. Kwese. Hallelujah. Zagora
icyubahiro. Tera haleluya. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana. Icyubahiro ni cy'Imana. Icyubahiro. Icyubahiro cy'Imana. Musimbuka we. Simbuka mo gatoya. Simbuka Imana. Musimbuka simbuka. Simbuka simbuka. Musimbuka we. Amina haleluya. Tuzamure haleluya. Garuka hano gatoya. Imana ivuganye nanjye muri aka kanya tugusengera. Ivugana nanjye ngo ubwo burozi bakohererezaga uwo mwuka w'inzoka uhereye aka kanya uvuye ku buzima bwawe, kubera ko ubaye umukobwa w'igiciro. Ntabwo uzongera kwizengurukaho, nta nubwo uzongera gusanga waryamye hasi kandi wari uzi kuri ku buriri. Uwo mwuka turawirukanye, uhereye uyu munsi ubaye muzima. Reka twese tuzamure haleluya. Yakwiyicarira uyu mubyeyi katubanze atakiwa resheke taraboma Pescansevo. randikutepo Poleza zekos. ataki ratakatara Otekelabon. esheke Pescansita la bara. taraminego Polascandebon. rakata. Peria zekos. Pebivori alaba. Urakoze Yesu. Jescosante fort. Odesansia. Urakoze Yesu. Thank you Jesus. Urakoze Yesu. Urakoze ko ntacyo ubasha kurogoya imigambi yawe. Urakoze Yesu. Mufasha ajye kwicara. Amen. Mbabarira ube wicaye. Ngaho icara gatoya. Icara icara. Dukomere Imana yacu mu mashyi. Amen. Amen. Tumuzamurira icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Reka rero mbanze sobanure kuri iri jambo ho gatoya, kubera ko buri buhanuzi bwose, buri imbaraga zose zituruka mu ijambo ry'Imana. Amen. Ubu rero mpuzaniye amakuru avuga ngo Imana, aleluya, yanze yuko uruhira ubusa. Manishi dusomye amateka y'igitabo hano. Bibiliya itubwira iyo tuje kubigendanye n'abana ba Isirayeli no muri Egiputa uko babayeho. Ayo mateka siyo nje kukubwira, aho kubwira ku muntu wabyaye umwana akamubyarira mu gihe gikomeye. Amen. Mumbwirire ngo uri mu kihegi mubaze. Imana ishimwe cyane. Amen. Ino Bibiliya itubwira ngo ukuntu aba bana ba Isirayeli, ababyeyi bahuye n'ibibazo bikomeye mu buzima, aho barebye ubwoko bwabo baravuga ngo nta mubyeyi n'umwe wemere kongera kubyara umwana w'umuhungu, ngo bajye bamufata umwana akiri mu mata ko bamuhotore apfe. Amen. Ibyo ngibyo ngo babitegeka abaganga ngo ari byo bazajya bakora. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ariko Imana ikorera muri abo baganga, irababwira ngo ntabwo mukwiye kwica aba bana, ntabwo mukwiye gukorera ibintu bibi bene wabo. Bwira mugenzi wawe ngo ufite inshuti za rwihishwa. Mana ishimwe cyane. Muzamurira icyubahiro. Bibiliya none tubwiye kuri uyu mubyeyi ngarangije aratwita. Reka aba bantu bahuye n'ibibazo, baratotejwe, baratotezwa. Niba hari ikintu kibaho mu buzima ni ukubyara ugapfu, ni ugukuramo inda.
uzi gutwita amezi 9 ukabyara umwana upfuye. Ariko wowe ntabwo ari uko byagendaga, ntabwo ari uko inda yavaga, ahubwo hari itegeko rivuga ngo uvuka ari umuhungu bamuhotore. Bibiliya iratubwiye ngo maze uyu mubyeyi abyara umwana, ngako kanya aramwitegereza, ngamaze kumureba ahita asanga n'umwana mwiza. Rangije aravuga ngo ngomba kurenga kuri iri tegeko, uyu mwana ntabwo agomba gupfa. Bibiliya iratubwira ngo umubyeyi yishyira muri risike yo guhisha umwana. Muzamure icyubahiro Yesu. Ongera kandi ukizamure we. Zamura haleluya. Bibiliya iratubwira ngo amuhisha ukwezi kwa mbere, amuhisha ukwezi kwa kabiri, amwitegereza akabona ni mwiza, amuhisha ukwezi kwa gatatu. Bwira mugenzi wawe ngo noneho birananirana. Duhe icyubahiro Yesu, umuhereze icyubahiro. Neziri koti shaka kukwereka urebe. Amwitize Imana ishimwe cyane. Reba ariko ubuzima tubamo. Amen. Amen. Bibiliya iratubwira ngo abyara umwana abona ni mwiza, aramwitegereza abona ni mwiza. Bibiliya iratubwira ngo yishyira muri risike, yiyemeza guhisha uyu mwana. Mu mirongo twasomye, umurongo nasomye hejuru wa 22 ngira ngo watubwiye ngo umwami yatumije abaganga arababwira ngo ibimukora ni ibiki. Ngabarangije baramubwira ngo aba baheburayo kazi ntabwo bameze nk'abanyegiputakazi, ngiye bakijya kubise bataricara ku ntebe babyariraho ngo umwana hitaze tukabura uko twabigenza. Ngarangije umwami aravuga ngo ke ubwo bimeze gutyo bakafite izo mbaraga, itegeko noneho shizeho nta kibazo, nimuzajya musanga yabyaye umwana w'umuhungu mujye mumufata mujye kuzi. Muri ako kanya iyo baravutse, nyina nawe mwitegereza, ngabonye ko ari umwana mwiza, amuhisha ukwezi kwa mbere, amuhisha ukwezi kwa kabiri, amuhisha ukwezi kwa gatatu. Aramwitegereza, aramureba, Imana yo mu ijuru yanze yuko uruhira ubusa. Namwitegereza buri gisubizo. Umwana yagize amezi 3 abatangiye gusekera umuntu abonye wese, wari umwana mwiza usa neza. Ariko kuri ayo mezi 3 umubyeyi abura icyo yakora, avuga ngo nta kundi byaje bikwiye gupfa n'abandi bose, kubera ko aho naguhishaga biranze. Umubyeyi agasubirayo, aramwitegereza, aramwitegereza, akajya areba amaso ye, yareba ukuntu umwana aseka, ariko akibuka ko nta yindi shuwa, nta kuntu yongera kumuhisha. Aramwitegereza, atangira kuririmba indirimbo z'umuruho, akajya aririmba. Umuntu ari mu gahinda ahimbi, hari indirimbo abantu bataririmba baseka. Akamwitegereza mu maso, akongera akareba, ahindukira akareba, avuga kuki wabyemeye bana yagasani. Akamwitegereza, nta kindi kintu yakora. Amwitegereza, buri kintu na kimwe yakora, shakisha icyo yakora arakibura. Igihe ugera mu buzima bukomeye ugashakisha icyo wakora ukakibura, ugatangira kwishyira mu myanya ukavuga ngo nta kundi biri bugende uyu munsi ndaseba. Ariko mvijwe ry'Imana uyu munsi Imana yanze yuko waruhira ubusa.
umwana aramwitegereza riramarira ariko biranga, hari ihurira amarira n'ubundi bikanga bikabirya ubusa, ugashakisha bikanga bikabirya ubusa, ariko Imana yo mu ijuru iramwitegereza. Reka nkubwire, amarira yose uri kurira urizwa n'ibyawe bagiye gutwara, ntabwo Imana yakwemera. Ahita atuma nsubika, utankorera ku mwana. Mushumba ugitambuka uza n'abantu baprovoka ibindimo, harimo abantu bazi gukorera Imana. Uyu mugabo Imana ivuganye nawe, iguhaye itara abantu bagiye kuza bakurikiye. Imana ivuganye nanjye ngo hari itara ishyize ku buzima bwawe, aho abantu bagiye kuza bashakisha urwo rumuri. Kavuga nkwegereye. Imana yo mu ijuru ivuganye nanjye ngo hari umuruhu uvuyeho muri aka kanya, kubera ko iguhaye ibyo abantu bakeneye, yongeye kukuzuza andi mavuta yo aho abantu bagiye kuza bashakisha umuhanuzi ari he. Yo mubwira nibyo numvisha kutari ayo ndagukunda. Uyu mugabo duherutse kuba turi kumwe mu giteraniro mu mahanga. Amen. Avuga Imana ndabikunda. Ndamutse igihe nzamuye ikiganza dutangiye gusenga, dayimoni zivugije induru, umugabo aranyegera arambwira ati ariko wowe ubigenza uti? Noneho nawe ndamubwira nti wowe igihe wabwirizaga abantu bose bakajya basimbuka bakuzuza amafaranga ku birenge byawe, wowe ubigenza uti? Bwira mugenzi wawe ngo ari kimwe ku kindi bariganirira. Ibyo ngibyo byabagaho. Imana yari yangendereye turyamye muri hoteli twarimo. Imana ivugana nanjye ngo uyu munsi ntugeze uzakoreshwa igitangaza. Ajya kubona mu gitondo uko baduteguriraga, ndamubwira nti jyewe ntago ndi burye. Arambwira ati ariko Pastor Jo, izi nyamura ziretse uyu munsi. Ndavuga nti sinzirya. Abona koko dusohotse muri hoteli ntaziriye, na saa sita tugarutse sinazirya, na nimugoroba. Arambwira ati byawe nuko bikomeye. Bukeye bwahabona ikibaye, ndamubwira nti za nyama naretse wabonye impamvu. Arangije arambwira ngo ndagukunda, uzamurira Imana yacu icyubahiro. Ongera twizamurire icyubahiro. Mbonye utambuka, Imana ishyira agatara kuri wowe, abantu bakaza bashakisha itara aho riri. Reka tuzamure haleluya. Ongera uzamure haleluya. Nanjye mpagaze imbere yawe, ivuganye nanjye ngo yanze yuko uruhira ubusa. Nari nzi ko iryo jambo ari iryabo, ahubwo ni iryawe. Imana yanze yuko uruhira ubusa. Ntabwo waba warishyuye urusengero ukwezi kumwe, ukishyura urwa kabiri, ukishyura urwa gatatu, urwa kane bikanga. Atakire nonomo shakatarabomomomomomo atakira rendeshike tarabo. Haguruka ku maguru yawe. Tarabo. Numvise Imana ivugana nawe. Hari uburwayi bari bagiye kuguterereza, kandi atari uburwayi bari buvurirwe kwa muganga, kuko mbonye Imana inyereka uri ahantu utabasha no kubyuka, batabasha no kukuvugisha ngo byemere. Ariko Imana ivugana nanjye ubwo nari mpagaze hari, yambwira ngo nimubwire ngo humura, kuri uyu munsi waje mu nzu Imana ikoze igitangaza bitarakugeraho, kubera ko itanze ubuzima abantu batareba. Kandi bugiye kuba umugisha iwanyu. Usu ntabwo Imana yo mu ijuru ndi kubikubwira ndi imbere yayo, jewe sinjya ego Imana yo mu ijuru se ndakora hehe mushu ko je nemera amavu, kandi nkemera ko iyo umuntu akurusha akurusha. Ariko nubwo ndi munsi y'amavuta yawe ahanga,
numvise Imana ivugana nanyo ngo yanze yuko uruhira ubusa. Kuvuga noneho tukiri muri aya materaniro ntabwo wongera guhangayikishwa n'amafaranga yo kwishyura kubera ko Imana igiye kwigwatiriza. Ntabwo Imana yakwemera yuko uruhira ubusa, ntabwo Imana iri bwemera yuko wakorwa n'isoni. Genda wiyicare. Icyemezo cyo kukwirukana kandi nta kosa wakoze. Umva ukuntu bakubwira ngo rero kubera yuko ibikorwa byabaye bikeya abakozi ari benshi ngo turashaka kugabanya abakozi. We mumbarize ngo kubera iki mu bakozi bose ari we bagabanya? Kuki ari we bahitamo kugabanya? Ariko mubyeyi yitegereza umwana atangira kujya arira amarira, aramwitegereza ariko akamuga nta kundi byagenda. Mwababyeyi mwe nimba hari ikintu kibabaza ni uburyo wakwihekura, wawe ubwawe ukabyara umwana ukamuhisha, ariko ukagera mu gihe cyo kunanirwa kumuhisha ubwawe nta muntu ugiye kubaza ugafata icyemezo cyo kujya kwiyicira uyu mwana. Mubyeyi aramwitegereza akajya mureba akamureba, ariko ubwo uragiye uri bupfe. Mana nta kuntu byagenda. Akamwitegereza nimba hari ikintu kibabaza ni ukugutwara ibyawe waruhiye. Hari igihe utangiye gukora akazi, utangiye guhemba ukwezi kwa kabiri bagahita bakwirukana, utangira ukavuga abana baziga gute. Hari igihe wirinda ariko ukagira imyaka 30 nta n'ibyaha ugenderamo, ariko ukabura n'uwagukunda ugasazira iwanyu kandi udakora ibi. Yitegereza umwana. Bibiliya yatubwiye ngo ukwezi kwa mbere, reka nkubwire, ukwezi kwa mbere warasebye, n'ukwezi kwa kabiri uraseba, ukwezi kwa gatatu ntabwo uri busebe, ntabwo bari bugutwara ibyawe. Imana yanze yuko waruhira ubusa, yanze yuko wasengera ubusa, yanze yuko wakwihanganira ubusa. Imana tekereza mu buzima bwawe ariko urihanganye wanga kwiyandarika, ariko ugiye guseba, ariko Imana yo mu ijuru barihanganyirira abana bawe. Umugabo yagutaye urihanganira barera, ariko kuri iyo shuri ubuze icyerekezo uhitamo gukora ibibi. Mumbwirire ngo ntabwo Imana yakwemera guseba. Mana yanze yuko waruhira ubusa. Mubyeyi Imana iramwitegereza amureba ari kurira. Bwira mugenzi ngo hari igihurira bikaba iby'ubusa. Kajya mwitegereza akareba amatama ye, akareba uburyo asa neza, ariko akanarira. Ariko igisubizo amufite mu kato, amujyanye ngo ingona zimwirira areba. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo bafashe icyemezo cyo kujya bafata abana b'abahungu bakabajugunya mu ruzi kugira ngo barirwe n'ingona. Umubyeyi we ntabwo yarindiriye ko bamwijyanira. Bibiliya yatubwira ngo amubohera akato kugira ngo amwijyanire. Murebe mu maso mubwire ngo birababaza. Birababaza kureba inzu yawe bari kuyiteza cyamunara, warayubatse imyaka 5, ariko umwaka umwe ukananirwa kwishyura banke, ukajya kubona ukabona bari kuyishyira ku isoko. Iyi ari bugure miliyoni 80 bakayiha miliyoni 12. Bikanga. Birababaza nawe ubitekereza ukababara. Birababaza yuko ushobora kurihira abana imyaka 3 ariko umwaka wa 4 ukananirana, ukababwira ni muze mujye kwicara mu rugo, bamwe musubira iwanyu mu cyaba. Birababaza, ariko Imana yo mu ijuru birababaza. Mumbwirire ngo hari ubuzima bubabaza kandi ukarira bikaba iby'ubusa. Umubyeyi ararira akajya yitegereza umwana, ariko akarira. Yareba uburyo umwana asa neza, yareba uburyo hari igihe nawe witegereza ibyawe ukabona urabiruhiye, ukaruha umwaka wa mbere, ukaruha umwaka wa kabiri, ariko ukajya kubona ukabona ibyawe barabigutwaye, ukabona bagiye kubigutwara. Birababaza mushumba, urakoze. Birababaza nanjye bitekereje numva mbabaye.
Imbari ikintu garuka wicara ngaho uka come and sit there. Imana irajya kugukorera wahindukira ukigendera. Amasaha 3 nanirwa n'iminota 1. Biramugenze ngo wajye imbere y'Imana ugataha bishoje. Yewe ko nigeze kujya ku ishuri ngakerererwa umunota umwe bakanyicaza aho ngaho n'abandi baza bakerererwa nakubitwa inkoni 14 n'uwakerererwa amasaha biragakubitwa 14 nkibaza iyo bandeka umunota umwe nakerere wenda gakerererwa isaha yose tugahanwa kimwe bikunanire gutegereza iminota 10 wategereje amasaha mu rusenge ibaze. Gira mugenzi wanjye abantu banyura mu bikomeye we. Tuvugana ukuri mbariza mugenzi ngo nta bintu waruhiye. Birababaza mushumba jewe byarambabaje igihe kimwe ubwo nafataga umukobwa mwiza nkamukwa inka zikamanuka mu modoka nzireba bazivugira tugakora ubukwe nkamwambika impeta rukumva neza nkajya nkora ibyiza yewe ndi kumwitegereza tukanagera mu rugo tukarinda iyo turyamana tukabyara umwana w'umuhungu igitondo kimwe nkamubona ahindutse intumbi nta kintu ndi bukore mfite akana k'amezi 9 nkajya mvuga Mana ndirimba yandirimba ivuga kuki wabyemeye kuki wemeye yuko nshaka kubera iki Imana wakora ibi ngibi ariko ndarira bibi by'ubusa. Mumbwire ngo hari igihe urira abakanga bakakwirukana. Mana jewe nkora ku rusengero manara kurabya wa Mana we ndanazinduka ndi n'umunyamasengesho ariko nambara inkweto imwe ukarira bikaba iby'ubusa. Itegereza umwana Bibiliya tubwiye ukwezi kwa mbere amwitegereza kwezi kwa kabiri n'abantu mwe nta kumubyeyi atagize ntako atagize uzi kubyara umwana ndi kwibaza nk'abantu bazaga kumusura bakamubaza ngo mbese warabyaye basubizaga iki ako waba warabyaye ko duheruka utwite ubwo wasubiza iki mwana ko batamushyingwe ko batamujyanye mu ruzi ariko umubyeyi arihangana aramuhisha. Umwana yageze amezi 3 asekera uwabonye umwana yagize amezi 3 ntabwo wamufungirana mu nzu ujya kubona akabona yirukaza aribarangura we nta nicyo bimubwiye akisohokera. Umubyeyi yaramuhishe biranga ageraho byanga. Bwira mugenzi ngo hari igihe ugerageza ariko bikanga. Igihe ugerageza kwirinda umunsi umwe Satani akagutera ibyo wari warakoze byose bigapfa ubusa. Hari igihe ugerageza ariko bikanga. Amuhisha ukwezi kwa mbere birakunda, ukwa kabiri birakunda, kwa gatatu birakunda, ariko kwa kane biranga. Abona nta kindi gisubizo aravuga ati nkwijyanire. Mwana waramufata Haleluya. Ahuri biganza bya Imana cyubahiro kizamura ari bino Shati wa mukobwa bino tugiye kugenda mushiki we uzi ukuntu agenda agarira agamana yo mwijuru umusaza wanjye bagiye gupfa wingona ziramutwara ndeba mubyeyi akongera akareba hagapfundura yo uri bupfe we uri bupfe ariko wa Mana uko icyo wabyemeye. Gira mugenzo ngo hari ryamarira abayubusa barakomezanya ibiri iratu arakomeza baragenda bajya ku mazi
Mwana mubyeyi yarangije afata umwana Bibiliya yatubwiye ngo mushiki we aramwitarura ngaze kureba ibiri bumubeho. Bwira mugenzi wawe ngo Imana iguha wahagarara reba ibikubaho. Mama wakana aragenda ashyira mu rufunzo ahoga nta kundi byagenda narakureze ukuri narakomeje kwezi kwa mbere ariko biranze burundu nta kindi kintu nakora meragire nta kundi wakuripfira yire nta kundi byagenda. Arangije arapfundapfundika kaka ashyira mu rufunzo. Bibiliya iratubwira ngo umubyeyi aragenda ababaye ariko mushiki we ngasigara ahagaze yitaruye ngo arebe ibiri bumubeho. Tuzamure Imana icyubahiro. Mumbwirire ngo Imana iguhishe utari bukuveho. Iguhereze ariko iguhereze inshuti itari bukuveho. Umubyeyi yarafashe aragenda arajugunya ariko hari inshuti yitwa Mutoya yari yihagarariye ndavuga ngo uko baguze narabirebaga nuko bajugunye ndabireba ariko ndaza kureba n'ubundi biri bukubeho. Mumbwirire ngo iguhereze inshuti hereze icyubahiro. Ariko twongere tukizamure we tuzamure Imana icyubahiro. Ana ndayikunda ishaka igisubizo. Nako kanya Imana yo mwijuru yitegereza umubyeyi imwitegereza igihe yari atwite imwitegereza impamvu yemeye guca umwana. Irangije y'ubwayo yishakira igisubizo iravuga ngo nta kundi kuntu nabigenza iyo muri aka kanya namuhereza amuhisha byazanga bikamenyekana yakuze ubwo rero nshaka igisubizo cy'ubuto. Mana ishimwe. Haleluya tuyihe icyubahiro. Ongera uzamure haleluya. Ako kanya Imana yo mwijuru mushakira ubutabazi butegeka ngirangiza iteza icyokere ibwami we ngihateza ubushyuhe bukomeye ngo umukobwa wa Farawo agiye koga akoze mu mazi asanga amazi yatuye. Mazi y'iwabo akajya areba ku nzara cyokere kibi cyokere aratambuka ajya kuri robine afunguye asanga amazi yashushe. Cyokere kibi cyokere kandi agomba koga. Inama iraza ngo ubu nihe haba hari amazi atatuyera nihe hari amazi adashyushye kandi ko bishobora ko. Bibiliya iratubwira ngo aramanuka agiye mu gishanga. Zamurira icyubahiro. Zamurira Imana yacu icyubahiro. Ahubwi ubuzima bwose waba urimo Imana irabizi ko wahagaze. Igihe cyayo nikigera ku buzima bwawe ntabwo izajya kugisha inama ahubwo izagaruka ikora iby'ubutwari. Umukobwa rwose n'abamuherekeje we hari ingendo rero abantu bagendamo ntugire ngo abantu b'ibwami bapfa kugenda gutyo gusa wihuta n'amashakoshi wapi. Gira mugenzi ngo ujye ugenda gake. Mumbwirire nubwo waba ugiye koga ntukihuta. Koga aragenda akigera ku mazi. Bibiliya iratubwira ngo abona akantu. Mumbwirire ngo nubwo ufatwa nk'udafatika ariko Imana igiye kugukorera ibifatika. Nubwo ubona wakiriwe iteka Imana igiye kuguteza iteka. Nubwo ubona udashoboye Imana igiye kugushoboresha. Ataramomo baratambuka ngo baragenda ngo abaja babateruye akana kakato barakamuzanira bakazanira umukobwa. Ahavuye itegeko rikwica hava itegeko. Bwira mugenzi wawe ngo mushiki wakomeza kwitarura ariko areba ibimubaho akajya areba. Umukobwa w'umwana aragapfundura rangiza kiri Heburayo
uyu niwe rwose, uyu niwe ngagakuramo we. Arakitegereza ngira mugenzi wawe ako kanya agahita agaseka, ako kanya kaba karamusekeye. Ngarangije impuhwe z'urukundo, impuhwe ngako kanya ziramwuzura. Ndavuga ngo uyu nguyu ntabwo ari bupfe. Hari kugera mu gihe Imana ikakugirira impuhwe ikavuga ngo uyu munsi naseba, igirira impuhwe ikavuga ngo uyu munsi ntabwo bamwirukana, Imana ikakugirira impuhwe umunsi bagushakira igisubizo. Mushiki w'abaraje yihuta, bwira mugenzi wawe Imana igura inshuti zitakuvaho. Yarangije araza aravuga, bwira mugenzi wawe ngo ntabwo bisaba ibintu byinshi. Atisekera yego ku batoya akanga, yarebeye kure ahubwo arakomanga akayabo, najya kubazanira ukabarerera, nashakisha najya kubazanira umuntu ukabarerera. Barangije baramubwira ati genda umuzane. Ngahita yihuta nyina kimukubita amaso, ukanya ahita rero nyina atangira kurira we. Ingona ziramutwaye ureba, ziramujyana. Uri kugira n'ibyo mbwira ngo nibwo barabirukanye. Nuko akajya amubwira ngo ya hari igitangaza kibaye. Mama wirira, wari uzi ko yapfuye ntabwo yapfuye, ahubwo reka ngo ukubite amakuru yizewe. Umukobwa w'umwami yanjye yahise amwica gito, yahise amwica wikwiriye kumbwira byinshi. Umwami yaje ati niwe ukuri kumbwira ibindi njye n'ubwo ndabimenya, ariko mana ukibagemo amarira ni menshi aranyirukanye we. Kuki wabyemeye wabana ubundi ko nshaka? Kuki wabyemeye ko nshaka asenya? Kuki wabyemeye yuko nubaka niba wari uzi ko bazayisenya? Kuki wabyemeye ko mbyara abana utari bumva yo utari bumva ibyo bana? Kuki wabyemeye? Yakivuga ibyo umukobwa aramubwira ati humura mama, hari ibintu mbonye barandiye ngo ninza kureba umuntu amurera kandi niwo ende. Reka mana nkubwire aramutambukana. Haleluya. Kawereke rero, reka nkwereke iyi Imana itanze igisubizo. Aramwegera aramubaza ati, aramubwira ati nari mukuzaniye umuriro. Ngaramumuhereza aramwakira. Baba bamukubise ku siyo rero, uyu mwana ugiye kumurera, nakura uzamuduha. Ati nta kibazo. Ati kandi umva nkubwire, uyu mwana ugomba kujya umuha amata, kubera ko nta kintu uzabura. Ni itegeko ntanze nk'umukobwa w'ibwami. Ikindi cya kabiri, ntabwo uzabura amafaranga kuko nzajya nguhemba. Ariko we haleluya. Iki uyu mwana ugomba kujya umutwara muri siporo, uyu mwana akaba neza. Kandi ibi bizi ndabizi, toza no kuririmba wabyumvise, ibyo byose nzajya nguhemba. Bwira mugenzi wawe ngo umubyeyi atwara umwana, aramutwara ariko niwe bamureba umwana atengera gutangira guseka. Urakomeye cyane, warinze uyu mwana, dore ndamureba akiyubanganya. Imana yo mu ijuru igiye gukora igitangaza. Abaguhingaga bagomba kukurinda, bari barakurwanyije bagomba kukurwanirira, bavugaga yuko utazashaka bazagutwerera. Imana igomba kubishakira inzira kuko ni Imana ishoboye. Nagira
ndagira ngo shimire umusore umwe witwa Pasi ukorera Impanuro TV. Yaremeye agendana nanjye ankorera buri kimwe cyose. Ubu bari bazira ngo ndi kuvuga ubundi uhagaze aha kuri kamera. Nangije agendana nanjye nkamubwira ngo birakomeye, akambwira ngo Pastor John humura turi kumwe, ahagarara iruhande rwanjye aho muzatubona muri ubwo buko turi kumwe, twinjira muri limuzini turi kumwe, akambwira ngo Pastor John humura Imana izakubahisha kubera kuvuga Imana neza. Pasi ndamushimiye, warakoze, watumye nakorwa n'isoni. Kandi na nyuma yaho arakurikirana, ubukwe bwarangiye. Niwe musore wenyine mu bantu bose banyambariye, niwe musore wagarutse kundeba, arambwira ati mu gihe cy'ubukwe ndabizi neza ko hari ibintu byinshi bivuna, anyongera ku mafaranga kugira ngo urugo rwacu twibere mu mahoro na fani. Pasi Imana iguhe umugisha, Pasi Imana iguhe umugisha. Ibyo ukora muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana ijye kwibuka umunsi ku munsi mu izina rya Yesu. Amen. Andi wa mudamu wari ugiye gukorwa n'isoni, igihe wari usohotse nkakubwira ngo garuka mu bantu Imana yari ivuganye nanjye igiye guha amakuru, kandi uri busange mu rugo wari urimo. Igihe watambukaga nabona gutambuka ariko ugenda mu mwijima ahantu hatabona gusa. Iyo turi aha ngaha turi mu buntu bw'Imana umuntu aba areba byinshi, ariko Imana ivugana nanjye ngo nikubwire. Cyatumaga nkubwira ngo wigenda, reka kugendera mu mwijima kuko aho ugiye hanze utwara umucyo kugira ngo umenye iyo ugiye. Kandi ivugana nanjye bigukuriye hatagambane k'abantu batatu bari bagiye gutuma ukorwa n'isoni. Imana ivugana nawe mu rwego humura, uyu munsi ni ikimenyetso kigiye kuba ku buzima bwawe, aho uri bugende mu rugo ugasanga inkuru. Ariko Imana ivuganye nawe ngo nkubwire, kubera uyu munsi irakumurikiye, ntabwo wongera kugenda mu buzima bw'umwijima. Kandi hari abantu ngiye guhishurirwa bari bari mu nshuti zawe biyoberanya, uhereje kugendera mu buzima bw'umucyo. Imana ishimwe cyane. Amen. Mbese mwafasha tukongera tukahereza icyo 160. Ni mukure harengaho muyama. Imana ishimwe cyane. 152. Haleluya, haleluya. Se twongere tuyihe icyubahiro. Ariko sibyo ndi kukubwira wumvise bigufasha we. Imana yanze yuko waruhira ubusa, ibyawe ntibongere kubijya. Imana yanze ko wongera guseba, yanze ko wongera gukorwa n'isoni, yanze kugomeza kuba mu buzima bupfundikanya, kuko Imana hari kigiye gukora ku buzima bwawe. Amen. Imana ivuganye nanjye, hari abantu bari kunkurikira bari online. Imana ivuganye nanjye, hari umuntu washatse ibyangombwa, wuriye indege ugiye uzi ngo birakunze, ariko hageze ubuzima uri kwizengurukaho byaranze. Abantu bazinguriye Burayi ariko byaranze. Ariko umva uko Imana ivuganye nawe. Ariko we Imana iravuga ikavuga n'ibyo hirya iriya. Izamurira icyubahiro. Imana ivuganye nanjye yuko iguhaye kwemerwa, aho none ibyangombwa ugiye kubibona mu buzima bwawe, noneho gusohokera mu mbyino z'abanezerewe, ndetse no mu bo turi kuvugana hamwe iteraniro. Hari umuntu Imana ivuganye nanjye yuko isinyiye ibyangombwa, ibyo byangombwa byari byaranze ariko irabisinye. None Imana ivugana nanjye ngo hari impapuro isinye kugira ngo ikurinde gukorwa n'isoni. Impapuro igusinyiye, tuyizamurira icyubahiro. Ariko iyi Mana hari impapuro isinye, hari impapuro isinye, hari impapuro isinye. Amen. Kongere tuyihe icyubahiro. Abantu rero bagorwa n'imibare, namwe murimo asigaye mwaya
yavunjemo iminota imwe ya bitanu yavunjemo bitanu kuko Imana hari icyo ivuganye nawe. isi kabiri tuyizamurire icyubahiro kongera tukizamure nanone ubwo ari iki Imana urakoze cyane aya saha yanjye yose uri amafaranga yasigaye umva ukuntu rero Imana ivuganye nanjye. Amen. Mana ishimwe, ndashimira Imana yigize ikintu ikora. Numvise Imana ivugana nanjye muri aka kanya. Hari amafaranga yawe yafunzwe agiye gufungura. Niba hari umuntu ugiye kuba umukire n'abantu bakamenya ubukire bwawe, wowe Imana nta kintu na kimwe ishobora gukora idafite impamvu. Mbwira buryo ki amafaranga arenza ayo twari dukeneye, ariko Imana ivuganye nawe. Inote y'u Rwanda tugira nini mu gihugu ni inote y'ibihumbi 5, y'ibihumbi 10 menye itarasohoka. Yesi ndayibona ubwo ndikubwira ibyo nabona, ariko Imana ivuganye nawe ngo uhereze aya mafaranga 5,000 byonyine, nubwo ari amafaranga wowe wita make. Iyi ni inote nkuru y'igihugu. Imana ivuganye nanjye ngo mu kwakira aya mafaranga, amafaranga yawe yaraheze arafungutse, ugiye kwakira amafaranga atandukanye y'ibihugu bitandukanye. Kandi Imana ivuganye nanjye ngo hari igihugu igiye kugutwaramo, icyo gihugu uzakigiriramo umugisha. Kandi Imana yo mu ijuru hari ubuzima bwawe ihinduye, kuko ni Imana ishoboye byose. Amen. Amen. Hari ubuhanuzi Imana impaye kwa mama pastori, tambuka mama wacu. Imana ivuganye nanjye wamubwire kuri uyu munsi, hamwe no guhagararana n'umushumba ari we mutwara. Imana ivuganye nanjye ngo hari indi mpano Imana iguhaye na mushumba atarashyikira. Kubera ko Imana ivuganye nanjye imuhaye impano nshya, kandi ivuganye nanjye ngo abantu bagiye kuza kukuruhukiramo, kubera ko hari icyo Imana ishyize muri wowe gishya. Abantu bagiye gukura muri wowe, ingo zikubakwa bakongera kugira ubuzima. Aya mafaranga yose ubona bityo sinzi umubare wayo, ariko ivuganye nanjye buri uko ngutunda kuzaya amafaranga. Imana itanze amafaranga atandukanye mu rugo rwanyu, mugiye kuba abakire kuko Imana ivuganye nanjye ngo hari inzu Imana yo mu ijuru ibahaye, ibashyize mu biganza. Kandi ngo ntabwo ari inzu muzaba muri kubamo mwenyine, kuko Imana ibashyiziriyeho izindi nzu abantu bagomba kuruhukiramo, kuko Imana ibubahishije. Nuko ivuganye nawe, ndakwiyicarira. Reka mvuga aya magambo ndi gusoza, uhagaritse gato. Bantu b'Imana, igikorwa mukoze ntabwo mugikoreye John, ahubwo mugikoreye Imana yanyu yo mu ijuru. Amen. Buri cyo uzajya ukora ibyo ari byo byose, jewe John wanyitegereza ukandeba ejo nkakubera mubi, abantu turahinduka. Ariko Imana yo mu ijuru ntabwo ijya ihindurwa n'abantu, kandi ntabwo ijya yibagirwa ibyo abantu bakora. Nababwiye nirinze kubaha ubuhamya, nicaye hariya mwabonaga nkanura nk'umuntu wapfushije, ariko Imana yagiye ihisha izo soni zose, irangije yongera kungira undi muntu mushya. Ubu muri aka kanya Imana ibinyihereye umukobwa mwiza w'umusirikare ukorera igihugu. Abasuzuguraga ubu baranyubaho, abambwiraga nta cyavi wawe ubu noneho kirahari, abavugaga ngo
inzara izakwica. Ubu noneho twibera mu biryo nshuti zanjye, ntabyo kuvuga ngo amavuta yahenze, ngo imiceri yahenze. Twebwe tugurira ahantu bidahenda kandi bya karite. ntabwo ubeshya kandi bifatika. Kindi cya kabiri, ubu ntabwo wambona nicaranye nawe kuri centre de santé dutonze umurongo ngo batuvure. Wapi ayo mavuriro natandukanye nayo. Ndwara umutwe mperutse kubibona, ndagenda njya ahantu bita Legacy, numvaga ngo umutwe, ntabwo umutwe wandyaga. Nicara ahubwo ngiye gutestinga ndebe ko bya bintu bikora. Ndicara ariko abakire babaho neza we. Mbona umudogiteri wa mbere araje afite agatambaro gashyushye akajya kandakanda ku mutwe avugana, ariko ibi ni biri kuba kuri John cyangwa n'undi. Uzaniye utuntu tw'uduti, uzana iki, bakandakanda ngo none se ngo urumva umeze ute, bakamvura basekera. Njya kubona mbona ndaturutse hari amereza n'agacyayi. Ndavuga nuko nguko bibaho. Ndangije ndavuga nti Mana, koko wabivuze ukuri. Imana nijya kukunezeza izakunezeza umunezero uruta umubabaro wababaye. Nongera kubibona ejo bundi ndenze umupaka ngiye, imvura iri kugwa cyane, iri kugwa ari nyinshi, ariko nsanga bantegerereje ho ngaho. Barabaza ngo ninde Pastor John. Ndavuga nti harabaye noneho, ubu se noneho ndahungira, nzi ngo ni ibibi byabaye. Kumbi baba bazanye umutaka, bamenye ko hari umuntu ugiye kunyura aho hantu we. Bagenda bantwikiriye ibyangombwa, baragenda barabikora, barangije basanga ahantu nari nicaye aho ngaho. Aleluya. Ndagenda bampa n'umperekeza wo kungeza hakurya, n'ubundi aragaruka. Njya kubona message iturutse mu rugo iwanjye ibaza ese aho ngaho waba wakiriwe neza. Kumbi batanze y'akamesaje. Ndavuga nti wa Mana urakoze kuko uri Imana ishoboye byose. Ubu wansuzuguraga aranyubaha, uwangayaga ubarashima. Wabonaga yuko bidashoboka, none birashoboka. Nta kindi kibikora ni ukubaha Imana, ugacira Imana bugufi. Abantu bakurwanya, abantu bakwanga, ariko Imana yamanuye ijambo rivuga ngo ntabwo yakwemera yuko uruhira ubusa. Nubwo wasenze ukabona utarasubizwa, Imana ntiyakwemera ko uruhira ubusa. Nubwo wagerageje gukora ibyo ukora bakabitwara, Imana ntabwo yakwemera ko uruhira ubusa. Iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo igusubize agaciro kawe. Mana ishimwe cyane. N'abantu mwe rero nabonye banahira ubukwe, mbona bohereje abantu bo kuza guteka, ajya mbona indege ziratambuka. Navuga n'uyu ni Pastor John we. Abari bazi ngo ndi busebe, imodoka nagendeyemo ntibaranayikandagiramo. Reka ntangariza abantu abavugaga ngo urugo ntabwo ruzamara iminsi 2, nagira ngo mbatangarize yuko tugeze mu mezi 2. Bekeze hari abantu usenga bakavuga ngo arasenga iki cyumweru, ariko kiriya ntazasenga, agasenga umwaka wose. Hari abavuga ngo urugo nturumaramo 3 ukarubyariramo abana, bakavuga ngo ejo bazakwirukana, bakakubwira ngo ahubwo ukeneye no kubaka hari. Ariko we tuhereze icyubahiro. Abantu bagutega iminsi bakavuga ngo urasera, Imana ikaguhisha, bakavuga ngo ntacyo uzageraho, Imana ikagenda ibikugezaho gake gake. Imana ivuga ibyo ibashije gukora. N'ibyo ubona udafite inzira, Imana ibishakira inzira. Amen. Bantu b'Imana, murakoze guhagararana n'umushumba wacu, umuhanuzi wacu. Nimba hari ikintu nabonye muri iki gihugu, turacyafitemo abahanuzi b'Imana. Prophet Eric nanjye ndamukunda kandi ndamwemera. Ntabwo mfite igipimo gipima abahanuzi batarab'Imana n'ab'Imana, ariko iyo uhanuye ugahanura iby'ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya tubwira ngo ubuhanuzi bwose bukuru bushingiye ku ijambo ry'Imana. Iyo utangiye ukorera mu kuri no mu mwuka kubw'ijambo ry'Imana, n'utakwemera Imana iramukwemeza. Amen. Rero bantu b'Imana, kuba mudukuye
mu cyo nakwita nk'igisuzuguriro, aho twari buzaze gusenga bakatubwira ngo noneho turi busenge, twabaza ngo se bagiye hehe, tukayoberwa naho mushumba. Imana yo mu ijuru ntabwo yakwemera yuko useba, ntabwo yakwemera yuko uvunikana n'itorero ariko ukabura ahantu abakristo basengera. Ntabwo Imana yagukurira mwaho. Amen. Ibi bikubera ikimenyetso cy'uko Imana yawe ikora, Imana yawe yumva. Nta muntu n'umwe muri aba nahaye amafaranga cyane abwiye ngo wowe kora ibi ngibi, oya, ahubwo ni ijambo. Kandi ndagushimira abantu ushumbye Imana ibakoreramo, bakumva ijambo ry'Imana, bagakora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo ushobora guhomba ukorera Imana. Abantu baguhombya bakanaguhombera, ariko Imana yo mu ijuru ntabwo wayikorera ngo igukoze isoni. Niyo mpamvu nsaba ngo muzamure ibiganza byanyu mbasabire umugisha, mubizamure n'ukuri. Mumfashe rero natwe tuzamure ibiganza byacu dutunge kuri aba bantu tubasabire umugisha. Ahari badukuye muri aka kanya, ariko ejo nawe mu kwezi gukurikira niwe uzabikora. Wowe ntugire ikibazo. Mana Data wa twese, niweho wampinduye umunyamugisha, niweho wampaye ijambo ryawe, niweho wampaye isezerano. Unyemeza ko n'ikiganza n'intirambura abantu bazakira indwara, abantu bazagira ubuzima. Hanyuma hari undi witwa Kayiganwa, ndabona amaye message kuri WhatsApp, yatambuka nawe yabikoze mu ibanga. Hari ugiye yabikoze mu ibanga nawe natambuka akare mande tubasaba umugisha. Amen. Hari abantu bakorera Imana mu ibanga mu buryo bwabo bacecetse, ariko ndabitamaje ihangane kuko ntabwo nta wenda simvuga details, ariko wakoze cyane, Imana iguha umugisha cyane. Amen. Amen. Mukura ababyeyi Imana ibaha umugisha. Mukoze ikintu kidasanzwe gikora ku mutima w'Imana. Abantu bajya bibaza ngo niki cyakora ku mutima we. None se wowe nimba umuntu agukorera ikintu ukabona yuko agukuye mu gisuzuguriro no kwiheba, hari uko abatagize ku buzima bwawe. None inzu y'Imana nimba batayitwirukanyemo, hari icyo mudakoze. Ibi bintu n'uburi mu rugo, ku bana bawe ujye ubyibutsa Imana, ku nshuti zawe ubyibutsa Imana, nugera mu kibazo icyo ari cyo cyose no mu gisubizo ubwira Imana ngo ndakwibutse. Manika ku biganza byawe. Haleluya. Mana ibi biganza Mana mu izina rya Yesu, basanga mu nzu yawe, Mana mu izina, kugira ngo bafatanye n'umushumba kuzamura icyubahiro cyawe. Reka Data wa twese baha umugisha mu miryango yabo, mu nshuti zabo, ku kazi kabo, mu byo bakora, mu byo bavuga, mu byo bagenderamo. Reka umugisha wawe ubabeho kandi ubarinde ibibababaza, uhiga ibibahiga, urwanye ibibarwanya. Data wa twese twatuye ngo umugisha wawe utanga uruta w'abantu bose bakwibwira, ubane n'imitima yabo n'ubwenge bwabo, mu izina rya Yesu Kristo. Kadukomere Imana mu mashyi. Amen, 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 amen. Bagihagaza ahangaha, bagihagaza, namwe nimuhaguruke kugira ngo turambure ibiganza, namwe tubanze tubasabire umugisha. Abo tubasabira amafaranga mu izina rya Yesu. Amen. Kandi aba bantu abangaba mujye mubagira inshuti, abangaba barimo igisubizo cyabo, kandi namwe murimo igisubizo cyabo. Nigeze kuba ndi mu rusengero nicaranye n'umudamu, baduha akanya ko kwibwirana, ndamubaza amakuru ni meza, urinde, aranyibwira waturutse ko waje, arambwira ati mukozi w'Imana, nari nanze kukubwira ariko reka nkubwire, mfite ikibazo cy'amafaranga 13,000, n'ubu naje ahangaha nahunze, mu mufuka nari mfitemo 15,000. Ndangije ndavuga ariko uwayamuha akikemurira ikibazo, muha 13. Nkimara kuyamo yahise yitahe. Uzi icyatumye ataha? Nuko igisubizo cye yari amaze kucyakira. Ariko si iyo tutibwirana nari kumenya ikimuriho cyangwa akamenya ikindiho. Ntuzajya wicarana n'umuntu, jya ushakisha uburyo mwakwibwirana, ube watwarana nimero ye, ujye umusengera nawe agusengere. Hari icyo ashobora kugufasha. Ushobora muri aka kanya ukeneye akazi ukicarana n'umuntu iwabo bafite kampani, cyangwa se nawe ubwe afite ahantu ayoboye kandi yagushyiramo. Haleluya. Ntugatahe gutyo gusa, jya ureba umuntu mu bishuti, igihe kimwe ashobora kukwibuka. Abantu bampaye ayo mafaranga y'igitangaza, nta muntu n'umwe turahura amaso ku maso, ahubwo ni abantu nasengeye turi kuri internet, cyangwa se ndi kuri YouTube, cyangwa ndi kuri televiziyo mu Rwanda, igitangaza kikaba ku buzima bwabo, nabo bakanyibuka. Ntiturareba n'amaso ku maso, ariko kubw'Imana yo mu ijuru iragutse muri
muzamura ibiganza byanyu tubasabira umugisha. Mana data wa twese, urakoze Yesu, uri Imana ufite byose mu biganza byawe, turemye ubutunzi ku buzima bwawe. Reka data wa twese bahagarare n'uyu murimo muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza, maze twese hamwe tubonereho kuzamura icyubahiro cyawe. Mana data wa twese, ubanezeze kandi umunezero uruta umubabaro barara. Data wa twese turasenze kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kujye kubana nabo kandi umucyo wawe ubamurikire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mushumba imbere y'aba bantu bagihagaze aha, kuko sinzi igikurikiraho, ariko nagira ngo mbabwire ko ngukunda, nanjye ndagukunda kandi nezezwa no kukubona. Amen. Kandi ubukira Imana iguhaye, amen, nicyo gituma ngomba kukwikomezaho n'umuryango wawe. Amen. Mbambura amagambo nabivugamo, amen, kumpa mikoro kugira ngo mvugire imbere y'abantu. Nagaciro ubumpesheje. Mushumba nigeze gusuzugurwa, nigeze kubura ijambo, ariko nagira ngo nkubwire Imana yitanze ijambo n'abantu barabimenya. Wakoze kungirira icyizere kugira ngo mpagarane imbere y'abantu. Amen. Ndashimira Imana hagati mu kababaro, ariko nshyize ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo. Amen. Nkabwiriza ubutumwa. Amen. Rero na Imana yo mu ijuru itajya yibagirwa ibyo ukorera abantu. Amen. Nawe bigukorera. Amen. Rero n'umuryango wawe. Amen. N'umuryango wawe. Amen. Turabakunda. Amen. Turabakunda. Amen. Dukunda uyu murimo mukora. Amen. Ndetse n'abakristo. Amen. Babimenye ko ngukunda. Amen. Imana iguhe umugisha. Asante sana. Dukomere amashyi mukozi w'Imana John. Reka nsabe mu gusoza turasoje cya protokole yegekaho urugi tumbasabira umugisha twese duhagaze. Fata isakoshi yawe, fata akantu wazanye ngo usabire umugisha wawe. Kuba mpagaze n'umumeko nk'abazima n'umuryango wanjye. Ikindi kintu nshimiye Imana, naje guhamagara pasiteri mukuru wanjye, yari agiye kubyara ariko wa kane agiye kubyara amarayo iminsi, yagiye ku wa kane ntiyabona ibise, ku wa gatanu nibwo yabonye ibise, ku wa gatandatu nimugoroba nibwo yabyaye, ariko bikomeye cyane. Ikintu cyaje kunangaza, yaje kubyara umwana kubera abarozi, abyara umwana afite ishashi mu mutwe ebyiri. Isengesho ryamubyaje urubyari amaboko yari azirikishije cagi, n'amaguru yari aziritse. Mukuru wanjye yaje kumpamagara bikomeye, arambwira ati ndabizi ko usenga, mbabarira unsengere. Naje guhamagara pasiteri bikomeye, mbona bikomeye, pasiteri nawe mbona ntabwo ampamagaye, mbona ntabwo nyitayeho, numva ndahangaye. Byangejeje kure, ariko Imana yo mu ijuru yarahabaye, yabanye natwe. Icyo nshimiye Imana, umwana yaje kuba muzima, nubwo yari aziritse, anaziritse no mu ijosi. Mu mutwe yari yambaye amashashi abiri, mu ijosi aziritse, n'amaboko aziritse, n'amaguru nayo aziritse, ariko Imana yarahabaye, nta kintu yigeze aba. Icyo nicyo nshimira Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo iyo cyangwa ukaba message ntabwo kuko itaba aricyo gisobanura ko nagusenya. Bwana Yesu asifiwe. Aho nkora akazi kanjye. Amen. Nkora nk'umukonsilita, nk'umudogiteri w'umuhohereza imbaraga, ariko namuhaye ndamubwira ngo biraza kugenda. Ubwo niyo atabonye. Sifiwe. Haba hari abantu nyine hanyuma iki ni icya 10. Mana mu izina rya Yesu, ukuri njyanye muri aba bantu
mu izina rya Kristo Nazareti imbaraga z'Uwiteka zibe kuri bo ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu amen. Nezereke amafaranga yanyu mwayakuye mu badiyako mwayakuyemo kuko izi ndazigendera nkagenda nzisengera sawa. Tuzamura ibiganza imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma wa wundi wazanye amazi yayazana abasengerera rimwe. N'undi urwaye indwara yamunaniye batasengeye yamunaniye nawe ahagarare hano. Indwara yumva ikomeye kabisa ntabwo kandi ngiye gusenga kira no gutegeka twizere twihute bwije. N'undi muntu wese protocol yakoze kuntangira nyuma baba babona ko mba nananiwe reka mba nahereye kare. Hanyuma umuntu wese ufite ikindi kintu yakiza gusenga cyamunaniye. Hanyuma namwe muri inyuma tuzamura ibiganza mbasaba imigisha w'Imana. Mana mu izina rya Yesu uri Imana nyamana ikomeye, uri Imana ihagararanye natwe, uri Imana yaduhaye umugisha. Negetse buri ndwara yose yanari kanseri, diabete, hypertension, buri ndwara yose sida kuko nta ndwara ikunanira. Ndategetse kugira ngo ikire uzanye amazi, ndategetse kugira ngo ahinduke umuti. Urwaye umutwe, urwaye umugongo, urwaye ikintu icyo aricyo cyose cyananiranye nekosti sedo periyaga adoye las kanso tepefa ndasanze kugira ngo umukize kuri Imana ishobora ibintu byose. Ndagushimiye ko ukijije, ndagushimiye ko utabaye, ndagushimiye inzira ukinywa ayo mazi wakira ubuzima, wakira imibereho. Ndabitegetse kandi bire mu izina rya Kristo. Umuntu wese wakoranye musaba umugisha azubiteka zokuri musabiye umugisha wo kwihangana, musabiye umugisha wo gutegereza, musabiye umugisha atarambirwa, musabiye umugisha wa rozima taroga, musabiye umugisha utatuma bakenyuka, musabiye umugisha mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kuri Imana igize neza, ndagushimiye kuri Imana ikoze, ndagushimiye kuri Imana y'amahoro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen. Reka twizere mu mbaraga za Yesu Kristo Imana y'umugisha. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.